mana y'inzobe waba bantu barebe amarushanwa amen haleluya yego nawe yewe abantu bashaka we barumiwe none sibura ko mbona ugiye kubimara bari abashyitsi baragiye umva ngo karanurira kari kunurira none sibura abashyitsi baragiye nkamurema gatoki mana yanjye none mu ndebere narago nosaba uyu mugore yatekeye kagatsima arara karashahuka Apa mugabo uri kujya he wowe nzagiye nteka nurangiza nawe uze ubasha kugira ute akuze kumusongo cyakoze ahubwo nzagushaburira marimo umuriro guzakugwamo nanjye ndi umufana bati wagire ka nkabanza ngateka ukagera kara yewe cyakora ko warananiye urabona umuntu abari kugwana no guteka nawe ngo guteka ubwo si wowe uzagiteka koko ako ni inoti yo kwirukana umuntu no subundi waruje nari ngutumiye waruje he narinje dore ngo murareba wagira umuntu akabanza gateka maze akakuzana oya sika kuri igisambo n'aba mugabo umuntu azagukira ntago ibi bijyo ntago ariko wagiure ngoreremo gato ngoreremo ntago bijyaho shareka nguhe nyina sha nucunga nabi nta nuguri bubijyeho nanjye simba yewe simba ariko ubundi wazaguze gaze reba ukuntu imyotsi biri kunyica haguruka aho ngaho nukuri ko Imana ameru genda kuvamo ameru angangakira nawe mfasha yego ariko oya none kuri kugira fasha nyine fasha uri gisambo yagira kandi ndagufasha fata ngaho gira oya nose ni gucyo oya da yewe ngaho nyakirize mana sinzi niba nzagushobora pe wallahi niba nzagushobora ariko rero madam ako sibundi kwaguza akagari gakeya mwana oya sa amarushanwa se uzajya uzana iposho rikeya nurangiza uze no aga marushanwa twateguriye aba bantu ibi bisenze uwo bihuguza nukugamba ngo umutsima gose bagiye kuguhereza nyina nanganuye ibyisho koko oya tisiwe ahubwo dore n'agasosi kusibura wowe basi yugura n'isambaza cyangwa inya oya se ariko wa mugabo we nawe urangana reka buretse muricara hamwe banze neke uretse ese barabashitsi nibaza urabagaburira buretse nukubitera urushinge ngabisuzuma ewe je nagari ubusire baye bifite ubugwayi oya nta burwayi burimo nge nabiteguye neza bibaye bifite ubugwayi oya abandi bakindutse ariko ugiraginda bibaye bifite ubugwayi bibintu ngo bari abashitsi tugiye kubakira mutanga ariko umwami yawe nago babanza mukabanza bugashi buretse nzuzume we ariko ibi bintu bikinduye abantu no si waretse bugashi cyakora kwa mugabo warananiye pe ubwo si iyi nda yawe buranzayihereza umva start cyakora ko naragowe nuko iyi ni Kigali akadata yewe abantu bashaka we barumiwe none sibura ko mbona ugiye kubimara bari abashyitsi baragiye umva ngo karanurira kari kunurira none sibura abashyitsi baragiye nkamurema gatoki mana yanjye none mu ndebere narago nose abashyitsi baragiye ibyo wamaze oya aho ni ingeso
genda ujye kureba ko abashyitsi baje kugira ngo dutangire tubategure kari kunurira ngaho genda ubarebe kanguzanira ibyo kubarurira ihute nabizanye kureka ndebe ziranyana z'abashyitsi zigiye kujya ingindu ngaramye sha y'Imana we ubu koko umva agatsima ngo karanurira we utamu wa utamu ambo umwe babiri batatu bane batanu uvuga ngo muriteguye we are ready ni amarushanwa yo kugira ute no kujya uyu munsi tugiye twabateguriye umutsima urumva muri ready mwese agapfunzi ready oya ndi umupasiteri w'umujyi uriji ni umupasiteri w'umujyi bazivamo mwiteguye mugiye kuboha nyina mu mutsima mugiye kugamije mugiye kuboha nyina yes mwakarabye reka tujye kubazanira ibikoresho reka tujye kubazanira ibikoresho n'umutsima byose naho wangaga ariko kirakinduka ndikibimba naho wangaga yego ngiye muri kwisuganya ngo nyine tugize ute turaje sawa turaje hano aracuwambara nubwo se we ko mbona uri bubigeze wabimaze uraterera iki reka sikurageze wayimaze akunurira amarushanwa ni umuhetsa ngo ndoza utuze mbega we mbega mwiteguye ambo nuvuga ngo amarushanwa madanzanire mikoro mwe mwitonda agamazi ndabura gukoresha turashize noneho mwe mwitonze mwe muretse tugiye guhuma ukuvuga ngo mugiye guhuma dusenge na madamu wanjye nawe urahuma bo mana y'inzobe ariko harimo urakora protege ndi kubabwira ngo muhume mukajya mwe muretse muhume nzenge mana y'inzobe mana y'inzobe aba bantu barebe agamarushanwa amen haleluya yego nawo amarushanwa agiye gutangira aba bantu barebe ubwo numva ngo dore umupira ugeze kwa mwajaswe ari guterura ikindi cyo gira ngo ni kigerenade yego uyu mwana ni umukinyi woje kidihori amarushanwa ambanga kabyina batetse kusigaye mu rushanwa iyi mace ni injyana mundu hano aya nanjye mwomba aya harimo n'agasenda hano aya mwajetswe niwe mufana wanjye nari ndi kukwemera wogira ngo ufite virigi icyo kintu cy'urukumirano kiri guca kaburimbo hano ishoti
mwaje swi uwa mbere hano akaba amanitse amaboko uwa mbere akaba amanitse amaboko abandi bakaba bagikomeza hano aya metero kabyina batetse amanitse godiyo kigihorera we nuko amanitse godiyo maci isigayemo abantu batatu gusa hano hariho kibakure mwaje swi undi wona izina rye rirakomeye reka turore hano nini huwazi negisa tukumanika amaboko huwazi umukonyine tukumanika amaboko wa gatatu aramanitse wa gatatu akoze no surrender aya aba bahungu mace bari kuyikurikirana mwomba mwabicucu mwe nanjye ngiriraho uwa gatatu katari kumanika amaboko uwa kane katari kumanika amaboko uwa kane amanitse amaboko mwaje swi yegukanye ibiryo hano aracyarya mwaje swi uyu mwana wogira ngo afite ibihetse bidacumbikiye mu nda uyu mwana ari kujya ngo urugucumbikisha uyu mwana ni umuryi kabisa international umuryi wa mbere mu Rwanda ngo uyu ni mwaje swi uyu ni wowe unuryaga ibiryo byose akabimara nanjye ubwanjye ndafanye umwuka gurabura uyu muhungu ari ku miritori ringana n'umutwe w'umuntu wogira ngo afite kaburimbo mu nda aracyanakomba who is the next who is the pro of the day who is the umujyi wa mbere kurusha abandi mwese mufane mwaje swi igikombe aragitsindiye amaboko hejuru umuryi wa mbere mu Rwanda mwaje swi who is the next umujyi wa mbere mu Rwanda the next umujyi n'agasozi arakirukanga ndakozemo aya umujyi Ujya bavuze umujyi wa mbere mu Rwanda muri umuna watema arigwe ziginduriye mwabicucumye mbobwa mwende mwatsinzwe twatsinze nyine twatsinze mwe mwamanitse amaboko wikizi cyamanitse amaboko mu bamberera bo watsinzwe neza kurusha abandi turamubehemba who is there you say your name my name is Kabyina Bate bo uyu ni wamanitse amaboko mu bambere wamanitse amaboko mu bakabiri who is the next whose name is Kirihahira wamanitse amaboko mu gatatu who is the next nyina amazina yawe amazina yanjye Kibakure from Beijing Beijing natsinze watsinzwe tsendwa mu banyuma mama murenyina uwamanitse mu amaboko mu bakane uyu gwa yaranawe ku miritori ukagira ngo afite kaburimbo mu nda iki cyane amenya gifite na firigo mu gicunge neza mu kanwa kinyaga kirahoza uri umupende cyangwa uri umwangirikana uri umugaturika cyangwa sha usengeraga mu bapfumu uru wakane who is the name is it barishakishiriza ariko idini ryacu munarizi turabapende rwose biragusa ambo murakoze cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro n'aya marushanwa murakoze utsindiye ibihembo bakaba bamwita mwaje swi hands up and you can take the microphone and you say your name or enough. So here everyone, my name is Innocent Sengman. So my name is Mwaje Swi. It means that to be with us. So I am competitors because I am won in this match because this is what I do in university
weekends. Yeah. Thank you. My name is Sangmana Inosa. Who is together for original name is Sangmana Inosa. And the other name of the prayer is Mwaja Sweet. My name is Mwaja Who Sweet. is the God, the prayer of the day is conquer for that. Hands up together. You can take the cups and we can come together tomorrow. Next we can to click. When you love this video, you can click subscribe and we will love you so much. Murakoze cyane niba video zacu mwazikunze mwakora subscribe. Ahangaha rero icyo tuba tugamije nuko twishima, abanyarwanda dukunda guseka, tugomba kubashimisha. Rero niba wakunze video zacu kora subscribe, unasharinge kuri bagenzi bawe. Inyagasani umwami w'ijuru agumye abane namwe.